Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuwa gatandatu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uyu ni umunsi w'18 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi reka tuvuge iri jambo. Muri kumwe nanje Evangeliste Maniriho Ernest. Dore nzakora ikintu gisha. Mu buzima bwawe nzahindura amateka, ndetse nta n'umuntu n'umwe uzaguhagarara imbere. Umusozi uzaba uriho ibintu byose nzabihindura. Nta muntu n'umwe uzigera ukurwanya ngo abashe kugutsinda, kuko ndi Uwiteka Imana nzanywe no kukurwanirira. Ayo ni amagambo Uwiteka Imana yivugiye ubwe. Ndakwinginze nawe uyu munsi izere iri sezerano y'Uwiteka Imana, kuko Uwiteka Imana yiteguye kukurwanirira. Nta mwanzi uzigera ubasha kugutsinda, nawe uzabasha kukuvuma, kuko abazashaka kukuvuma bose bizabahindukirana, kuko ayo niyo magambo Uwiteka Imana yavuganye n'ubwoko bwayo. Uri mube Imana yacunguje amaraso y'umwana wayo, uri uw'igiciro gikomeye. Uyu munsi ubuzima bwawe menya ko ufite Yesu Kristo waje mu buzima bwawe, akiyemeza kuba ari hagati kumwe nawe, wowe n'Imana. Aragukunda cyane, yiteguye kukurwanirira ndetse no kukuba hafi. Ndagushimiye mwami Yesu, ngushimiye kwineza n'urukundo. Ubwoko bwawe witeguye kuburwanirira muri uyu mwaka. Mu izina rya Yesu Kristo warakoze kuba warapanze iyo gahunda. Mu izina rya Yesu Kristo neza turakoze. Amen.